ubutwari n'ubushobozi. Tuje kuri izi microphone kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza, twamamaze Kristo, twamamaze wapfuye akazuka, watubambiwe, umwami w'abami. Mwami, ndagusabye kugira ngo ubane nanjye kandi ijambo ryawe rikize umuntu wese uryizera. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hanyuma turafata Bibiliya dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana ibice 10 ku murongo wawo wa 10. Niho tugiye gusoma mu izina rya Yesu. Abadukurikiye namwe mufite Bibiliya mwaza kureba uwo murongo mukawusoma, hanyuma mukumva icyo Imana ivugana namwe. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana ibice 10 ku murongo wa 10. Haravuze ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwishi. Muvuge ngo amen. Uyu ni Yesu uvuze aya magambo. Niyo mpamvu titre y'iri jambo raba ngo umwungeri mwiza. Kristo ni umwungeri mwiza. Naje guhumuriza abantu badukurikiye kugira ngo mbabwire ngo Kristo ni umwungeri mwiza, kandi uyu mwungeri mwiza yazanywe no kugira ngo intama zibone ubugingo bwishi. Hanyuma abari mu ciciro cy'intama z'uyu mwungeri mwiza Kristo nibo baraza kunyumva cyane, ariko nundi wese uraza kwisanga atari muri uyu mukumbi w'intama za Yesu Kristo araza kwimura identite ye, hanyuma tumushire muri iki ciciro mu izina rya Yesu. Hanyuma biravuze ngo iki? Ukwiriye gusobanukirwa nibi ngiye kuvuga. Icyambere, umwungeri mwiza ni Kristo. Kabiri, intama nabamwemeye bakamwizera nk'umukiza wabo mutima yabo. Hanyuma icya gatatu, ugomba kumenya ngo umujura uyu uzanwa no kwica no kurimbura no kwiba ninde? Ni Satani. Hanyuma mu yandi magambo, Yesu we icyamuzanye mu isi ni ukugira ngo tubone ubugingo. Icyazanye Yesu ni ukugira ngo tubone ubugingo, kandi ubu bugingo ntago yavuze ngo muzabone ubugingo gusanga ariko mububone ngo mubabare ngo mubeho nabi. Oya, mu bintu byamuzanye mu bugingo habitsemo n'umunezero, mu bugingo harimo n'ubukire, mu bugingo harimo no kwishima. Muri ibyo byazanye Kristo kugira ngo intama ze zibone ubugingo bwishi. Muri ibyo n'umunezero urimo. Tugomba kunezerwa, umunezero udatangwa n'ab'iyi si aho gutangwa n'uyu mwungeri mwiza. Kandi Bibiliya iravuga ngo uyu mwungeri iyo avuze akavuga byonyine kubera ko afitanye sinyare cyangwa se afitanye sinye n'intama ze, ngo intama ze ngo ziramumenya. Zamara kumumenya ngo ntizimwitiranya n'andi masega, ntizimwitiranya n'abandi, kuko abandi ntabwo bagira ute bakunze kumenya amajwi yabo. Ngo kandi nawe ntabwo akunze kwitiranya amajwi y'intama ze n'andi majwi yatari iz'intama, ahubwo ngo intama ze iyo zitatse zikavuga ngo ahita agira ute, ahita abimenya. Imana ishimwe. Ndagira ngo ngubwire ngo niba warizeye Kristo nk'umwami n'umukiza, umenye ngo iyi saha n'uyu munota ijwi ryawe nubwo wasengera mu cyumba cyawe, ugasengera mu makuvureri, ugasengera mu mwobo, ugasengera aho abantu batakubona, ariko umwungeri wawe arakumva. Imana ihimbaza. Kristo afite amatwi yo kumva umuntu wese, naho waba uri usengera afite gahunda yo kutwumva, kandi natwe aho twaba dusengera hose ijwi ry'umwungeri mwiza iyo rivuze natwe turamwumva. Imana ihimba. Ariko uyu mugabo witwa Satani, uyu mwanzi cyangwa se uyu mujura, nta kindi cyamuzanye uretse kwiba no kwica no kurimbura. Ndagira ngo mbabwire ngo Satani ni umugome. Satani ni umugome, yazanywe no kurimbura, yazanywe no kutwiba. Rero yakwibye iki rero? Ndagira ngo mbabwire ngo Satani amaze kutwiba ibintu by'umumaro, amaze kwiba abantu ijambo ry'umwimerere. Ntago abantu bagikunda. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi wa none Satani yarakwibye. Wa mubyeyi, wa mugabo we Satani yarakwibye, wa mukobwa we Satani yarakwibye. None si ugira ngo ni gute
bagufiyansa kabiri gatatu ubukwe bupfa, ugira ngo ninde ubifitemo uruhare? Ni uyu mugome witwa Shitani. Satani ni umujura, yakwibye mariage yawe, yakwibye fiyanse wawe. Satani ni umujura, yatwibye business wakagombye kuba ugeze kure cyane, ariko Satani kubera ko ari umujura yakwibye business yawe. Satani ni umujura, yakwibye iby'umumaro. Weho rero ugatuza ukavuga ngo niko Imana yabishimye, ngo niko yabishatse. No, ukwiriye guhakana. Nanjye ndaguhakaniye mu izina rya Yesu. Kristo icyamuzanye ni ukugira ngo intama ze zibone ubugingo kandi bwinshi. Muri ubwo bugingo icyazanye Kristo ni ukugira ngo mbeho, kandi mbeho ngishijwe, mbeho nezerewe, mbeho mfite umunezero, mbeho mfite ibyangombwa bimfasha muri uru rugendo. Haleluya! Satani ni umugome, ni umujura. Mama, ndagira ngo mbwiye ngo uyu munsi wa none ni umunsi wo kongera tugahaguruka, tugapfukama. Uyu mwanya tugiye gusenga isengesho ryambura Satani ibyo yari yaratwibye. Niba abantu bashobora kwibwa iby'umumaro bagakora gahunda yo kujya kubishaka, niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa, Matayo 7:7. Ariko uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwiye ngo nawe tugiye gushaka icyo wabuze. Ndagira ngo nkubwiye ngo icyo Satani yibye urakize. Niba ari ubucuruzi bwawe ukwiriye kubushaka utarambirwa. Niba ari fiyanse wawe yakwibye ukwiriye kongera guhaguruka ugasenga. Satani yaratwibye, ni umugome, wakagombye kubutunze, wakagombye kuba ufite inzu. Ariko ndagira ngo nkubwiye ngo urebe abantu bamaze kuguheza promesse, bakakubwira ngo bazagukorera ibi, bazagukorera ibi, ariko ntibabikore. Ugira ngo byatwawe nani? Uwo ni umugome Satani wabyibye, wabigutwaye. Ariko naje kukubwira ngo mu mbaraga z'Imana, mu butwari n'ubushobozi bw'ijambo ry'Imana, agomba kubigarura mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana izahubuza Satani mu nda ye ibyo yamize. Hari ibyo yamize tugiye kumuhubuza mu nda ye. Uyu mwanya ni umwanya mwiza wo kugira ngo tubwire ngo Satani, ibyo watwibye uyu munsi wa none tumenye neza ko dushigikiwe n'umwungeri mwiza, kandi ushigikiwe n'ingwe aravoma. Ugomba kubitugarura mu izina rya Yesu. Agarura umunezero wawe mu rugo rwawe, agarure ibyishimo byawe, akugarurire icyubahiro cyawe, akugarurire ubucuruzi bwawe, akugarurire ubuzima bwawe. Izo ndwara, ibyo bintu Satani yaguteje uyu munsi wa none bigatuma ujya mu mubabaro ndetse no mu ntege nke. Satani yarakwihereranye, arakwiba, agushira aho yishakiye. Ariko twaje kwakuvana mu izina rya Yesu. Ndagira ngo ufatanye nanjye kwizera. Satani tumwambure ibyacu, tumwambure amafaranga yacu, tumwambure icyubahiro cyacu, tumwambure ubwenge bw'abana bacu, tumwambure amafaranga yacu, tumwambure inzu zacu, tumwambure ibibanza byacu, tumwambure icyubahiro Imana yaduhaye, tumwambure ijambo Imana yari yaratanze rigaruke mu bantu b'Imana. Imana ifite ubwo bubasha n'imbaraga zo kurigarura. Mama, ndagira wongurikiye, fatanye nanjye. Kandi uyu mwanya no asika bolela igo, ndumva imbaraga z'Imana, ndumva ubutsinzi bw'Imana bumanutse, ndumva Imana ije gutabara, ndumva Imana ije kubagirira neza. Ndabona Satani abirekura, ndabona Satani akugarura ibyawe, ndabona Satani ahungabana. Iri sengesho rigiye kumutera igihunga. Satani agiye gucanganyikirwa, ararekura. Ndagira ngo mbabwire ngo iyo umujura wamubonye ukabona ibyawe yibye, ukamubona ukamwirukaho, iyo umushizeho igitutu akabona ugiye kumushyikira, hari igihe rimwe na rimwe atabikomezanya, abishira hasi, yarangiza agakomeza akiruka atabikomezanyije. Ariko yabishize hasi, nta gukomezanya kumujura, ahubwo ufata ibyawe. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi wa none ibyo Satani yari yaribye kubwira isengesho hagiye kongera ngabirekure. Nawe uhita wongera ubikamate mu izina rya Yesu, uhita ubicakira mu izina rya Yesu. Ibyo yari yarakwibye nabiterere hasi, nabishire hasi, nabirekuze mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusenge, ela topi
cyangwa amezi abiri ugomba kurekarama, ugomba kujya mu kirere cyo kubohoza ibyawe mu izina rya Yesu. Imana ihimbawe. Zamura ibiganza byawe aho uri dusenge. Mana y'imbaraga nyinshi cyane, turagushimiye, uri data wa twese, nta yindi mana ihwanye nawe. Uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Iyo uvuze ibintu byose birakumva, ibyo twabwira ntibitwumve, ariko wowe iyo uvuze byose birakumvira. Iyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo sinzi ukuntu bigenda, sinzi no kuntu bikora, ariko iyo utegetse byose biratunga. Tegeka, 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 tegeka dayimoni, tegeka amahembe, tegeka nyabingi. Ibyari byaradufashe ijambo nibivaneho, nibirevaneho, bivaneho, nibirekure. Ibyo de la sopifo eda, ibyo byari byarafashe, tubyambuye ubwo burenganzira, tubyambuye ubushobozi, tubyambuye ubutwari mu izina rya Yesu. Tala wa sopidifo, akira uburinzi, akira ubutabazi, akira ubutsinzi mu izina rya Yesu. Ndabahoza ubwenge bw'abana bawe, ndabahoza ubuzima bwawe. Ukwiriye kuba muzima. Ndagutandukanya n'indwara, ndagutandukanya na diyabete, ndagutandukanya na kanseri, ndagutandukanya n'ayo mahembe, ndagutandukanya n'iyo myuka mibi. Uyu mwanya ukwiriye kwakira igitangaza. Satani turakwirukanye, Satani turakwirukanye, Satani turakwirukanganye. Rekura, rekura, rekura ubwenge bw'abana bacu, rekura ibyacu wanyaze, rekura ibyacu watwara, rekura ibyacu watwara. Itorero rirahagurutse, abana b'Imana turarekaramye. Taikotalama yasika bewaso taibinifo. Imbaraga zima, ndumva imbaraga zibohora, ndumva imbaraga zizura, ndumva imbaraga zibohora, ndumva imbaraga zikiza. Hakira ubutsinzi, hakira ubutabazi, hakira ihumure, hakira gukora kw'Imana. Ubonye ubutabazi, ubonye gukira kwa, ubonye umuti uvura indwara mu izina rya Yesu. Urakoze Elohim, urakoze El Shaddai, urakoze Jehova. Kuri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Nta yindi Mana ikwiriye gusenga, nta yindi Mana ikwiriye kuramburirwa amaboko. Uwiteka utandukanye inyanja, Abisirayeli bakambuka. Uyu munsi wa none ntago watuburira inzira, ntago watuburira inzira. Oya, inzira irabonetse, inzira irabonetse kuri uyu mubyeyi, inzira irabonetse kuri uyu mugabo, inzira irabonetse kuri abakobwa, inzira irabonetse kuri abasore, inzira irabonetse ku diaspora, inzira irabonetse ku badukurikiye bari mu mahanga, inzira irabonetse, inzira irabonetse. Yari yarafunzwe, iyo Satani yari yarafunze, Imana irayifunguye. Funguka, 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 funguka. Ababyizeye haleluya. Funguka, inzira zawe ndazifunguye, inzira zawe ndazifunguye. Uku kwezi kutari kwarangira, hura n'igitangaza, hura n'umugisha, hura n'ineza y'Imana, hura n'imbabazi z'Imana, hura no gukora kw'Imana mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, urakoze Yesu. Ndagushimiye ko wumvishije gusenga. Uremye ibitangaza, uremye ibitangaza, uremye ibitangaza, uremye ibitangaza. Icyubahiro ni icyawe, tuvuze bikeya, ariko Uwiteka ukoze byinshi. Byose ni mu izina rya Yesu tubyambaje, amen. Abadukurikiye nanone haleluya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha aho dukurikiye, Imana ikugiriye neza, kandi mugiye kubona ibitangaza by'Imana, mugiye kubona ukuboko kw'Imana. Imana irabagwaniriye, Satani arabahunze. Imana ibabohoresha ibyo Satani yari yaribye, ibyo abadayimoni bari baribye, ibyo kagungu zariye, ibyo inyatsi zajyanye. Imana yabigaruye mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Muzaduhamagara mutubwira ibyivuye muri izi mbaraga z'amasengesho. Imana ibaha umugisha, ibagirire neza. Turi kumwe. Shalom, shalom, amen.